Muraho neza, twongeye kubasuhuza abakunzi bacu mukunda kudukurikira mu biganiro tubagezaho. Uyu munsi tugiye kuganira ku bavumbuzi mu bugenge cyangwa se muri physics batigeze biga amashuri ahambaye. Hari umugani ugira ngo where there is a will there is a way. Hari ubushake inzira iraboneka. Hari abavumbuzi mu bugenge batigeze biga amashuri asanzwe cyangwa se kaminuza, ariko bigeze aho kubera impamvu zitandukanye ziri mu buhanga kamere, ubwitange n'amahirwe. Abo bavumbuzi bageze ku bintu bikomeye, babaye ibirangirire, muri bo turabifashisha. Muri iki kiganiro gisa naho atari kirekire cyane, turaza kuganira ku bavumbuzi batatu mu bugenge cyangwa se muri physics batigeze biga amashuri ahambaye, ariko mu by'ukuri bakaba bafite ibigwi cyangwa se amahame mu guhindura isi turimo. Muri bo hari uwo twita Michael Faraday, hari uwo twita Thomas Edison, hari abo twita The Wright Brothers, Oliver na Wilbur Wright. Muri rusange mu kiganiro cy'uyu munsi turi buze kuvuga ku wo twita Michael Faraday, ariko nanone mu biganiro bikurikiraho tuzareba Thomas Edison, The Wright Brothers. Muri make, Michael Faraday nubwo yize igihe gito, Faraday yabaye umuvumbuzi ukomeye mu bijyanye n'ibimenyetso bya electromagnetism. Iyo tuvuze electromagnetism ni imbaraga za rukuruzi n'amashanyarazi, na electrochemistry, amashanyarazi n'ubutabire. Faraday yatangiye gukora mu iduka ry'ibitabo, aho yahise agira amahirwe yo gukora mu kigo cya Royal Institution cyo mu Bwongereza, ari naho yamenyekaniye. Thomas Edison nawe ntabwo yize amashuri ahambaye, yize igihe gito mu ishuri ry'ibanze, yiga cyane yifashishije ibitabo n'ubundi buryo bwigenga. Yahimbye ibikoresho byinshi harimo urumuri rw'itara, light bulb, phonograph na filime y'ikinamico. The Wright Brothers bivuze Oliver na Wilbur Wright ni abavandimwe batigeze biga amashuri ahambaye nabo, ariko bize amashuri asanzwe, ahubwo bigishijwe cyane cyane n'ababyeyi babo. Bakoze ubushakashatsi bwabo ku ndege biturutse ku kumenya kubaka no gukora amagerageza yabo bwite. Aba nibo bavumbuzi tuzaganiraho, tureba amateka yabo, ibigo bagezeho, turebe n'ibyo twabigiraho, kabone n'ubwo batize amashuri ahambaye. Uyu munsi tugiye gukomeza kureba kuri Michael Faraday. Ni kuri Gilberto Media Tour, ikaze. Michael Faraday yabayeho mu mwaka w'1791 kugera mu mwaka w'1867. Michael Faraday yavukiye mu muryango ukennye mu Bwongereza. Yize igihe gito mu ishuri ry'ibanze, maze ahita ajya gukora mu iduka ry'ibitabo afite imyaka 14. Faraday yakundaga gusoma cyane ibitabo by'ubumenyi, bikamufasha kwiga ku bintu bitandukanye by'ubugenge cyangwa se physics, hamwe n'ubutabire, chemistry. Nyuma y'imyaka 3 akoze mu iduka ry'ibitabo, Faraday yabonye akazi ku kigo cya Royal Institution cyo mu Bwongereza. Yabaye umwungiriza wa Sir Humphrey Davy, nawe umuvumbuzi w'icyo gihe. Aho niho Faraday yatangiye gukora ubushakashatsi, akora ibikorwa by'ingenzi birebana n'ibimenyetso bya electromagnetism na electrochemistry. Electromagnetism ni ishami ryo muri physics cyangwa se mu bugenge
ryiga rikomatanyije imbaraga z'amashanyarazi n'imbaraga za rukuruzi, naho electrochemistry rireba n'amashanyarazi mu butabire, rihuza ubutabire n'amashanyarazi. Abantu bize chemistry, physics babyumva vuba. Reka turebe ubuvumbuzi bwa Michael Faraday. Michael Faraday yavumbuye byinshi birimo transformer, dynamo, hamwe n'itegeko cyangwa se law concept ya Faraday cyangwa se Faraday's law of induction, ari nabyo byagize uruhare rukomeye mu iterambere ry'ikoranabuhanga rishingiye ku muriro w'amashanyarazi. Reka turebe byimbitse ubuvumbuzi bwa Michael Faraday, turibanda kuri transformer, dukurikizaho dynamo, tunarebera hamwe ese iyo law of induction, Faraday's law of induction ni law ikorete yifashisha iki. Reka tubanze twirebere ubuvumbuzi buryoshye cyane bwa Michael Faraday. Transformer, ushobora kumva transformer bikakugora, ariko ndabizi u Rwanda turimo ruteye imbere cyane. Transformer ziba iwacu ahenshi hatandukanye, mu midugudu, mu tugari tuzibona kenshi. Transformer ziba mu maradiyo, ziba mu ihererekanya ry'amashanyarazi iwacu. Ubwo nitumara kumenya ubusobanuro bwa transformer, nizere ko buri wese aza kwisangamo. Transformer ikoreshwa mu guhindura ingano ya voltage mu buryo bwa electric, mu buryo bw'amashanyarazi. Urugero, nko kuva ku muyoboro w'amashanyarazi yohereza ingufu nyinshi. Iyo tuva ku muyoboro w'amashanyarazi aho amashanyarazi aturuka, transformer ikikora iyo tuyita step up transformer, yohereza ingufu nyinshi, high voltage transmission lines, kugera ku ngufu nke zikoreshwa mu ngo. Transformer ikoresha ihame rya Faraday cyangwa se itegeko rya Faraday, ariryo twise law of induction. Iri ni itegeko ry'uko kubona umuriro w'amashanyarazi hifashishwa insinga, nicyo twita rukuruzi, magnet cyangwa se ema. Transformer ikoresha ihame rya Faraday's law of induction, ifite inziga ebyiri cyangwa se coils, harimo primary coil na secondary coil. Amashanyarazi anyura muri primary coil akabyara imbaraga z'umurongo w'umuriro w'amashanyarazi, magnetic field, zibyara voltage muri secondary coil. Bivuze ko muri za coil twavugaga, umuriro iyo dushaka kongera imbaraga z'amashanyarazi biterwa n'umubare w'amacoils ahari, kuva muri primary mu gice cya mbere ujya mu cya kabiri. Twashaka kugabanya naho bikagenda gutyo, biterwa n'uruzingo cyangwa se umubare inshuro insinga zagiye zizinga, ku buryo ki haboneka ya macoil, bityo umuriro w'amashanyarazi cyangwa se ingufu zisunika umuriro w'amashanyarazi zikiyongera. Hari ubwoko bubiri bwa transformer. Hari transformers za step up, bivuze ziyongera voltage, na step down, zigabanya voltage. Icyo ni kimwe mu gikoresho Michael Faraday yabashije kuvumbura. Transformer tuyikoresha mu bice bigiye bitandukanye muri system yo gukwirakwiza amashanyarazi. Transformer zikoreshwa mu guhindura voltage kugira ngo amashanyarazi agere kure kandi mu buryo bwizewe. Izi tuzita step up transformers, azamura voltage mu buryo bwo kohereza amashanyarazi ahantu hareshya cyangwa se kure cyane. Naho step down transformers zigabanya voltage kugira ngo amashanyarazi akoreshwe mu ngo no mu bikorwa by'ubucuruzi. Transformer nanone tuzikoresha muri bikoresho bya electronic nk'amaradiyo. Izi nazo tuzikoresha mu adapters, bivuze ko zigabanya umuriro, zikawukura kuri volt 240 cyangwa se na 220 zikawugeza kuri 12.6 bitewe n'igikoresho icyari cyo. Murabona ko transformers zifite akamaro cyane
kandi uyu Michael Faraday nubwo yageze kuri ubu buhanga bwose si uko yize amashuri ahambaye, ahubwo ni uko yagize gusoma n'amatsiko agiye atandukanye. Reka turebe kuri dinamo. Iyo tuvuze dinamo ikoreshwa mu guhindura ingufu za mechanical energies. Ingufu za mechanic ni ingufu zigenda cyangwa se ziboneka habaye kuzenguruka kw'ikintu zikabyaramo amashanyarazi. Ikoreshwa mu binyabiziga, urugero nk'amagare ko ipine rizenguruka ikazengurutsa ya dinamo, ukora ko za ngufu zawe zituma hagenda dinamo izenguruka bikabyara amashanyarazi. Ni irihe hame dinamo ikoresha? Dinamo ikoresha ihame rya Faraday's law of induction. Nkuko twabivuze, dinamo ifite insinga ikagira na magnet. Iyo kimwe muri byo bikizengurutse cyangwa se bashije kugenda, havuka ingufu z'amashanyarazi. Amashanyarazi aboneka bitewe n'ibintu bibiri. Dufite ema cyangwa se magnet, tukagira n'insinga icyo twita coils. Kimwe muri icyo iyo kibashije kugenda, tubona ingufu z'amashanyarazi. Dinamo ikoresha ihame rya Faraday nk'uko twabivuze, aho kuzunguruka kw'icyuma cy'amashanyarazi icyo twita coil cyangwa imbaraga z'umurongo w'amashanyarazi magnetic field bibyara amashanyarazi. Imiterere ya dinamo ifite coil izunguruka hagati y'imbaraga z'umurongo w'amashanyarazi ariyo twita magnet, maze kuzunguruka kw'iyi coil bikabyara amashanyarazi twita DC current. Amashanyarazi afite icyerekezo kimwe. Iyo niyo twita dinamo, tutaza kwitiranya n'icyo twita generator. Kuri dinamo, ku bantu bize physics cyangwa se ubugenge baraza kubyumva vuba. Dinamo iduha umuriro w'amashanyarazi ugenda mu cyerekezo kimwe, ariko generator ho birashoboka kimwe nuko bidashoboka. Ariko ihame kuri dinamo nuko iduha umuriro ugenda mu cyerekezo kimwe, kandi umuriro wa dinamo ukoreshwa mu bikoresho biciriritse, mu nganda n'ahandi tugakoresha generator yo kuko ifite ubushobozi bwo gutanga umuriro mwinshi cyane. Mu gihe dinamo ikoreshwa mu modoka, amagare, aho tubona umuriro udafite imbaraga nyinshi ariko ukaba ugendera mu cyerekezo kimwe. Ese ibi byose dinamo, generator, transformer byaba bikora mu buhe buryo? Igitekerezo cya Faraday's law of induction niryo hame Faraday yakoresheje kugira ngo tugere kuri ibi bintu. Ihame rya Faraday rivuga ko impinduka ku murongo w'imbaraga z'amashanyarazi aribyo twita magnetic field n'ingufu z'icyuma cyangwa se coil bibyara amashanyarazi, kandi murabizi ko muri isi turimo nibyo twifashisha. Wenda reka bivuge mu magambo y'icyongereza. Faraday's laws, the first law of Faraday, the changing magnetic field linked with conductor induces an electromotive force in the conductor. The changing magnetic field linked with conductor induces an electromotive force with conductor. Bivuze iki? Ni ukuvuga ngo niba dufite magnet, wa muzenguruko magnet aho ibasha kugeza imbaraga, niba habayemo impinduka bihujwe n'igitwara amashanyarazi, icyo gihe tuzahita tugira iki? Imbaraga zisunika amashanyarazi. Iryo ni itegeko rya mbere. Faraday's second law, the induced electromotive force is proportional to the rate of change of magnetic field linked with conductor. Imbaraga z'amashanyarazi ziboneka biterwa n'iki? N'imbaraga ya magnet cyangwa se ya rukuruzi cyangwa se cya cyuma twakwita nk'amakoil kizengurukaho. Niba kizenguruka cyane, tuzabona n'ingufu z'amashanyarazi nyinshi. Urugero rwa hafi, iyo tugiye kuri ntaruka cyangwa se ku ngomero z'amashanyarazi, tubona ko amazi aba ari ahantu hacuritse. Ya mazi ahura n'icyo kwita generator. Muri generator harimo coil cyangwa se za nsinga twakwita nk'ibyuma bitwara umuriro w'amashanyarazi, hakabonekamo na ya magnet cyangwa se ema cyangwa se rukuruzi. Iyo kimwe muri byo kibasha kuzenguruka cyangwa se kugenda ku muvuduko wo hejuru, tubona umuriro uhambaye cyangwa se ingufu nyinshi zisunika
umuriro w'amashanyarazi. Ibyo byose tubikesha nde? Tubikesha uyu mugabo turimo tuvugaho witwa Michael Faraday. Muri rusange ubwo nibwo buvumbuzi bw'ingenzi Michael Faraday yagize. Reka noneho turebe muri rusange ese dinamo ikora ite. Ikoreshwa mu binyabiziga twabivuze, ikoreshwa muri bisi na za moto, mu myitozo ngororamubiri, ahantu hose nyine tubona dushobora kubyaza amashanyarazi twifashishije ya rukuruzi n'insinga, n'ahantu hatandukanye no mu ngo iwacu. Muri rusange reka turebe ese aba bahanga harimo Michael Faraday kuba barageze kuri ibi bintu ni irihe banga bakoresheje, natwe kugira ngo turebe icyo twabigiraho, kuko natwe tugomba kwigira kuri aba bantu, urubyiruko n'abandi bose, ku buryo ki dushobora kugira byinshi tugeraho duhindura kuri iyi si. Akenshi usanga twifitemo imyumvire y'uko umuntu niba atarize amashuri ahambaye adafite kugera kuri byinshi, ahubwo icy'ingenzi ni ubushake. Ahari ubushake inzira igira gute? Iraboneka. Amabanga Michael Faraday yakoresheje kugira ngo agere kuri ibi: icya mbere, ubushake bwo kwiga. Faraday yakundaga cyane gusoma, bituma yiga ibintu byinshi hatarimo amashuri asanzwe. Gusoma ibitabo by'ubumenyi yabisangaga mu iduka ry'ibitabo, byatumye yinjira mu bushakashatsi bw'ubugenge. Ikindi cya kabiri cyamufashije nabyita amahirwe yo guhura n'abahanga. Twigeza kubivugaho hejuru, Faraday yagize amahirwe yo guhura kuri Royal Institution, aho yahise agira umubano na Sir Humphrey Davy, umugabo w'umuhanga mu butabire wamubaye hafi cyane. Ariko natwe bajya bavuga ngo nyereka uwo mugendana nkwereke uwo uri we. Uko tugira abantu benshi tugendana batugirira akamaro, tuzarushaho kugera kuri byinshi. Ubushakashatsi n'ubwitange. Yaranzwe n'umutima wo kugira ubushakashatsi nubwo yari yarize amashuri make n'ubwitange. Faraday yamenyekanye kubera ubushake yagiraga mu gukora igerageza kandi atazuyaza kuvumbura no kumenya. Yakoraga amasaha menshi mu bintu byerekeranye n'umuriro w'amashanyarazi. Reka dusoze tureba urupfu rwe. Murabizi nta gahora gahanze, igihe runaka kiragera umuntu akagenda. Ubwo nyuma Faraday yaje gupfa. Michael Faraday yapfuye mu 1867 azize indwara y'umutima myocarditis. Yashyinguwe muri koperative y'abakristo mu Bwongereza. Murakoze buri wese, twese muri rusange. Kwiga menshi cyane ukaminuza si cyo gishobora gutuma ugera kuri byinshi, nubwo nayo ari isoko nyayo. Icya mbere ni uko wowe ugira ubushake bwo kumenya, wumva ko kwiga ari ingenzi, tugakoresha interinete n'ahandi hose bitandukanye, bizatuma tugera kuri byinshi. Murakoze, reka duhure mu biganiro by'ubutaha. Thank you so much.